inshuti bakunzi ba televiziyo Rwanda Rugari, bakunzi b'u Rwanda, abanyarwandakazi banyarwanda, abari mu Rwanda no hanze yarwo, abanyamahanga bose, mwese mukunda u Rwanda, mwifuriza u Rwanda ibyiza, mwifuriza u Rwanda ineza, ndabaramukije mugira amahoro y'Imana n'imigisha yayo, kandi nkomeje kwifuriza umwaka mushya muhire 2026. Mwigire hino tuganire muri ya minota twasezeranye tuzajya dufata kugira ngo duhana amakuru, tugizanyeho amakuru, dusesengure ibintu n'ibindi, ariko cyane cyane biganisha ku kuburira abatarasobanukirwa, abagisinziriye, abakiri mu bitotsi, kugira ngo birinde abatekamutwe no kuburira abo batekamutwe, ariko bijyana no kubanyomoza. Kuri uyu wa gatandatu itariki 10 Mutarama hateganijwe ikoraniro ry'itsinda ry'amabandi ry'abajura ry'abatekamutwe biganjemo abanyacyangugu bayobowe na cya gisambo gikuru wa mwisikuru mukuru nyambukiranya mipaka Thomas Nahimana. Tuboneraho no kubwira abari hafi aho ngaho i Paris, inshuti zacu tuziranyeho gukomeza kuhatubera, kuko aho iri tsinda aho abatekamutwe bateganije guhurira twarahamenye, nkuko mubizi twarahababwiye. Ubwo rero muhatubere, ariko natwe bwo tuhari mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mudukurikiranire. Uyu mwanya rero nuwo kuganira n'abataragiyeyo n'abadashobora kujyayo, no kwibukiranya cyane cyane aba bandi badushimira umunsi ku wundi, abatwandikira, baduhamagara badushimira. Yego gushima ni byiza, ariko ni ibyanyu benshi mwari muzi yuko wenda ibyo tuvuga, ibyo Asumana babwira mugashidikanya, ariko uyu munsi nimwe muvuga ngo noneho twarabyemeye ko Thomas Nahimana umuzi koko. Nyine ndamuzi, n'abatari werega ndabazi, kandi nagiye mbababwira, ngira ngo ibirimo kuvamo murabireba, ariko si icyo ngamije muri iki kiganiro, ahubwo ni ugukomeza kwibutsa, ni ugukomeza kubereka uburyo uyu Thomas Nahimana ari akaga. Hari indi mvugo bakoresha ngo yakasamutwe. Thomas Nahimana nakasamutwe, numubandi kabuhariwe, narababwiye ngo numutuzi, numwisikuru, numuriganya, ni igisambo ruharwa nyambukiranya mipaka. Kuri uyu wa kane agiye kuri kamera y'isi n'ijuru, afashe isaha n'iminota 36 n'amasegonda 48, aravuga bya bindi byo bisanzwe, ariko murebe ukuntu Thomas ari igitangaza. Si igitangaza mu byiza, oya, nkoresheje ikinyarwanda cy'ubupfura mvuga ngo ni igitangaza, nkuko maze imyaka ari imyaniko mbibabwira, mu kwiba, mu kwisikuruka akoresheje filosofi, psychology na theologia. Ni igitangaza, ni ishyano kugira ngo abibe rwose. Ni mutekereze noneho aho ageze avuga ngo inkotanyi nizimuha amafaranga, ntabwo ariko ubundi inkotanyi ngo nge zampaye. Mugende murebe, hari ababibonye, ariko batarabibona cyangwa bari bahuze, murebe yavugiye ejo bundi kuri kamera y'isi n'ijuru ku wa 4 tariki ya 8. Nta nubwo yayibukaga, yaravuze ngo harya ngo bari uyu munsi muri tariki zingahe, bya bindi za mvugo ze z'ubwesikora cyabaguza areba hirya no hino. Ariko icyo yashaka kuvuga ni iki? Icyo yashaka kuvuga kandi yavuze ni iki ngiki: nta mafaranga azongera kubaka, ngo abazabishaka bazamutera inkunga, cyangwa ngo batere inkunga isi n'ijuru, ngo bazatera inkunga gurupe yabo
gurupe yabo banyarwandakazi banyarwanda nababwiye inshuro magana ngahe, gurupe yabo we nande, we na bagenzi be bakeya b'abanyacyangugu. Sinababwiye ngo uyu mugabo ayoboye itsinda rya mafiya ryahagurukiye kubiba. Muri ibyo yavuze rero turaziranye. Sinababwiye ko tuziranye, ntabazi ko tuziranye. Sinababwiye ko ibyo mvuze abibona kimwe n'uko azi ko nanjye mba mureba nk'uko namwe mumureba. Yaravuze ngo kuva uyu munsi nta munyarwanda nzongera kwaka amafaranga. Mu yandi magambo ati kuva kuri iyi tariki uzabishaka azabikore cyangwa arorere, ntawe nzongera gutekaho imitwe. Nicyo bisobanura. Ni nayo agera naho avuga ngo arabo numva ngo bazambamba, ngo ariko muzareke kumbamba da. Niyo mpamvu insanganyamatsiko cyangwa umutwe w'iki kiganiro uvuga ngo Thomas Nahimana si ukumubamba gusa, ahubwo bazamubaga bamugaburira ibisiga. Bande mwebwe y'iby'amafaranga. Muri biriya yavuze, ubwo ni ukugira ngo mbasesengurire mwumve icyo bisobanura. Byagaragaye yuko uyu mushinga, iki Kiryabarezi, iyi baringa ngo ni Galaxy yagiye hariya akicara agapanga neza. Nababwiye kenshi ko ari umwe mu mishinga ikomeye yagiye akora kugira ngo abone amafaranga, kugira ngo abibiremo amafaranga. Rero niwo mushinga uyu nguyu, iyi ngirwa guverinoma ngo ikorera mu buhungiro, niwo yavanyemo agatubutse. Ni nawo wamaze igihe kirekire, niwo wari umaze igihe kirekire, imyaka hafi 9. Niko akora rero, ariko yavanyemo ahagije kugera nubwo yivuyemo ngo bavuga yuko ngo afite ngo amazu hirya no hino. Bya bindi nababwiye, ya mitungo nababwiye, abanyarwandakazi banyarwanda bamwe mugakomeza guseta ibirenge. Yarabyivugiye kuwa 4 tariki 8 Mutarama 2026, avuga ngo haravuga ko mfite ngo amazu ngo Nice, umujyi wa Nice mu Bufaransa. Niko kuri, ayo mazu tuzayabereka. None ati ngo barashaka kumbamba. Ubundi ngo mu Bufaransa ngo hari inkotanyi 400 zo kugira gute. Thomas se twaramubuze? Ntabwo twamubuze. N'abavuga ntabwo bamubuze. Inkotanyi zifite inshingano zishingiye ku gihango zifitanye n'igihugu cyazo. Reka mbivuge gutyo, nubwo ari abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Babohoye igihugu bakagisubiza ubuzima, bakagisana, bakacyubaka bundi bushya. Uyu munsi inkotanyi zifite inshingano ikomeye yo kumenya no kubungabunga umutekano w'u Rwanda, abanyarwanda n'ibyabo, zikarinda ubusugire bw'u Rwanda, igihugu cyacu, hanyuma zikagira n'uruhare mu kubungabunga, kurinda, guproteja cyangwa guprotectinga icyo ari cyo cyose cyahungabanya ibyiza u Rwanda rwagezeho kandi arizo zibigizemo uruhare. Niko bimeze. By'abatekamutwe rero ibya Thomas Nahimana abari kugira ngo abasaze abice bya bindi murambabwira abanyarwandakazi banyarwanda. Ariko muribuka ko ubushize rero nababwiye ni muramenye ryatahiwemo. Thomas Nahimana afite ubwoba. Murebe imyaka itambutse, akanyuzamo akanabigamba akabishongoraho cyane,
bikarangira babwiye ngo ntimuzongere kuyampa, ntuzongere kumpa amafaranga. Ubundi ati ngo barashaka kumbamba. Nanjye nti si kumubamba, ahubwo bazamubaga bamugaburira ibisiga. Nawe abyumve, Tomasi nawe ubyumve, si ukukubamba gusa, ahubwo bazakubaga bakugaburira ibisiga, kuko warabahemukiye cyane, warabibye bihagije. Ariko mbabwira nti Nyabarongo yicuyizaniye, nti kandi iby'abapfu bitunga abapfumu. Okay, nta kundi ibyagiye byaragiye. Banyarwandakazi, Banyarwanda muba mu Bufaransa no mu nkengero z'Ubufaransa, muba muri Amerika, muba muri Aziya, muba muri Afurika, narababwiye ngo mwifashishe FBI, mwifashishe CIA, mwifashishe Interpol, Tomasi bamute muri yombi, hanyuma mujye musabe ko aryozwa cyangwa basubiza ibyanyu. Iyo mitungo arayifite rwose, arayifite. None agezaho avuga ngo Inkotanyi, asaba Inkotanyi ngo nizimuha amafaranga. Muri ibyo yakoze, muri ibyo yavuze ejo bundi, yagarutse kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Yamuvuzeho rwose, bivuga ngo mu Nkotanyi asaba amafaranga, Perezida Kagame ari ku isonga, kandi uwo niwe amaze imyaka n'imyaniko ababwira yuko ngo atakiriho. Ariko mugende muri ibyo bintu. Ajya nawe avuga ati ndi umugabo mbwa pe, ndi umugabo mbwa. Tomasi Nahimana yarabyivugiye, ndi umugabo mbwa. Kubera iki? Kubera ko yicuza ubukozi bw'ibibi bwe, no kwicuza birimo. Twe tuba dusesengura, namwe mujye musesengura. Muri kwa gutukana kwe, gutesha abantu agaciro, kubahuka abantu b'abanyacyubahiro, kubahuka ababyeyi, akubahuka madamu wa Perezida wa Repubulika. Uyu munsi yarimo aravuga ngo ntabwo nzongera kumuvuga. Première dame Madamu Jeannette Kagame, ntabwo nzongera kumuvuga kubera ko nabaye umugabo mbwa. Ubundi se ni ryari yabaye umugabo? Ubundi ati nta mugore ngira. Ubundi ati ntabwo nakwita ku by'abandi, nsize iby'abana banjye. Muzamubaza abo bana, ariko se abo bana zabo yabyaranye na arya ni Kerere. Banyibutse ibyo na Kerere nzabibagarukiraho, kuko byatangiriye igihe yari padiri mukuru wa paruwase ya Muyange hariya, ngira ngo ni muri Nyamasheke, hariya za Gafunzo Icyangugu iwabo, aho yagiye cyangwa aho yoherejwe igihe yari amaze gukora amahano we na Fortunatus Rudakemwa. Okay, ibyo ni ibindi. Gusa kwari ukugira ngo mbabwire ngo abari i Paris mudukurikiranire hafi, yewe mpari mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Icya kabiri, abandi mwumve mumenye ko yanavuze ngo iyo ngirwa Galaxy mushobora kutazongera kuyumva. Uzabishaka azamutera inkunga, azatera inkunga isi n'ijuru, we n'amafaranga washaka toujours. Azatera inkunga groupe yabo. Ibyo rwose kubisobanukirwa no kubyumva ntabwo ari ibintu bigoye. Ikirenze aho ngaho, ingirwa Galaxy ntabwo muzongera kuyumva. Hanyuma ati nta munyarwanda cyangwa umunyarwandakazi nzongera gutekaho umutwe, nta nzongera gusaba amafaranga. Icyakora nitumara gufata igihugu, hazagira uzaza kuvuga ngo arashaka akazi byaye.
abatekamutwe nuko bakora kubera iki? Kuva mu minsi ishize mbabwira ngo muramenye yahinduye umuvuno. Icya gisambukazi Mwemayire bafatanye ejo bundi ku wa kabiri cyangwa ku wa mbere kiri kumwe na kiriya kindi ngo ni Macumi Odeta kiba Rirongwe hari bajyaho baravuga ariko bagusha Mwemayire akageraho nanjye ndabaha konte yanjye ndabaha nimero, ariko byose umusaruro w'ibyo twababwiye ariko mugenda muwubona. Kugeza ku wa 4 itariki ya 8 bari babuze pfo na ruguru, babuze iyo bava n'iyo bajya, byabacanze kubera ko ngo abantu batiyandikisha. Kugeza naho tumaze ko mutiyandikisha kweli, ko mutiyandikisha, aho hakava umujinya rero wo kuvuga ngo ntawe nzongera guhamagara, ntawe nzongera kuvuga ngo nadutera inkunga. Ryatahiwemo rero, kandi namwe mwebwe bakeya musigaye ahubwo nimwifatanye n'abandi mubwire muti duhe nayo twaguhaye, dusubizayo twaguhaye. Kubera iki? Umutekamutwe mutekereza imyaka hafi 10 muri iki kiryabarezi abatekeye ikiringiti nk'uko cya kirura kigenzi cye kiwabo mako cyabivuze, none ubu nacyo kikaba kirimo gutekera abandi kiringiti. Hariya n'abatetsi b'ibiringiti mwa bantu, hiya groupe mafia narabibabwiye 2, 3, 4 nunda cyabibabwira. Abari pari mudukurikirane mutubwire tubwire natwe turimo turabireba mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko mutubwire cyane cyane mwe muri hafi aho ngaho tuziranyeho, aho ngaho bari. Tugomba kurwanya amabandi, tugomba kurwanya abatekamutwe, abesikoro, tugomba kuburira abantu b'abatarasobanukirwa. Tuba tubifitemo ubumenyi n'ubunararibonye bw'igihe kirekire, tuba tubufitemo icyo bita professionalism, kuvumbura, gutahura amabandi, kwegeranya ibimenyetso no gusesengura imikorere y'abo batekamutwe. Nimo mwitegereza kuri kamera Thomas Nahimana, murabona ko ntabwo ari muri iyi si ngo bazamubamba, ngo barashaka kumwica, ariko ntibazanyica kuko ntibambuze. Bandi bamwica. Icyakora ndemera ko ngiye ubwanjye mu buryo bumwe cyangwa ubundi ngomba kwica ingengabitekerezo ya Thomas Nahimana n'abandi bameze nkabo. Rwose ideoloji y'ububandi, ideoloji y'ubwesikoro na ideoloji noneho ya yindi nyine etnike, ideoloji y'amoko, ibikangisho by'ubuhutu, abahutu, amateka. Numvise avuga mu Nyarugerero ndamuzi, ariko ntabwo ari we nzinduye cyangwa nafataho umwanya, yarigendeye nyine. Ndamuzi mu Nyarugerero, ndamuzi za 87 ayobora ishyirahamwe ry'abanditsi b'u Rwanda ibarwa. Ariko umuhezanguni, umuhutu w'igitangaza, umuhutu utari kure cyane ya Fortunatus Rudakemwa, Thomas Nahimana uyu nguyu, nabo bose nabo. Mpamvu
yari imandwa cyane, gusa azajya kumushyingura ya Thomas Nahimana azamutabara se, ariko azamutabara kubera ko babanaga aho ngaho mu Bufaransa. Rero bakeya mwebwe mubarirwa ku mitwe y'intoki mu kirota, mu gisinziriye, mu kiri mu bitotsi, mu kibyiringira mu maso, mutarasobanukirwa Thomas n'uwo nguwo. Turabikurikirana abo ngabo nyine. Yaravuze ngo nabona 20 ngo bazaba bamuhagije, ubundi se asanzwe barenza. Ariko abo nabo nabagwiriyemo abo bafatanye kwiba abantu, ko bizeza ibitangaza. No kubakanga n'iryaterabwoba rye, abumvisha ko aba yatukanye yakanze inkotanyi. Mubanze mumubaze ngo ariko wa wundi watubikiye ko wamugarutseho hamwe no gushyanuka cyane yigeranya nawe, ndavuga nyakubahwa Perezida Kagame. Mubaze mutari ko noneho Kagame uvuga uyu munsi n'uwuhe, ko wavuze ko u Rwanda nta perezida rufite. Ngayo nguko abatubuzi bisambu. Mu Bufaransa mukomeze mu akantu ku kandi. Abo ngabo hari amazina dufite kubera ko dusanzwe tubazi. Barimo kugenda bahagera, ariko mumenye icyo mugomba gukora. Ikindi, mwebwe muri kumwe n'icyo gisambo nyine nta kundi mwabigenza, namwe muraba agaciro. Amakuru yanyu rwose ni ingenzi kandi turabanyamwuga, turabaprofessionnel, tuyafata neza cyane, turayabungabunga, ntimukagire ubwoba, muhumure. Ibindi ababwira ni ukubabeshya, ariko arimo arabacira amarenga yo kubasezeraho ngo bayi. Ntawe azongera kwaka amafaranga. Umushinga ugeze kuri objectif, ugeze ku ntego yari yawuhaye. Ubu afite yindi. Ibi nabatangaze, nimubona amaze nk'icyumweru mutamubona. Agiye kwicara nyuma y'ubu butekamutwe agiye gukorera hariya, anababeshya ngo azafata indege ya hehe. Indege ya hehe iva hehe izipari kandi ari hariya nko kuva i Kigali iwabo cyangwa yose. Umuntu abifatira indege azagenda mu modoka, ariko ashobora no gufata indege kubera ko afite amafaranga mwamuhaye. Ibyo ni ukubishonguraho no kubashinyagurira. Nabyo mujye mwicara mu bitekerezeho. Umuntu ari hafi ya Paris agiye gufata indege aja i Paris, azayishyura amayero angahe? Ariko arayafite, iyo mitungo arayifite. Uretse ko ari n'igicucu. Pia Thomas ni ikirofa kiri aho ngaho, akajyaho akibara inkuru. Ari nabyo bigaragaza agasuzugura abasuzugura, yabarebye mu bwonko cyane. Niyo mpamvu nashyizemo imbaraga, ndababwira uriya muntu yize psychology. Arabanza akabica mu mutwe, akabasahura, akabacucura, akabiba, akabisikoroka, byarangira akabigambaho rwose. Muzamumaze ngo ubundi akandi kazagira nakahe? Ntatunze umugore se n'abana, akora iki kindi? Si padiri, nta paruwasi ayobora. Nimwe mumutunze, atunzwe n'amafaranga yanyu. None abasezeyeho,
muri psychology. Twe rero ibyo avuga, ibyo akora turabikurikirana, ibyo avuga tukabyumva, tukamureba, tukamusesengura, hanyuma ibivuyemo bikaba umuburo wo kubaburira mwebwe mutaramumenya. Abari pari muri gukora akazi keza cyane. Hanyuma abanyarwandakazi, abanyarwanda bakunzi ba televiziyo Rwanda Rugari, ntabwo ari amasaha menshi, reka ndabizi, ntabwo ari amasaha menshi bari bumarane. Hari umwe, babiri, batatu, kuko yavuga ngo abatuye mu Bufaransa cyangwa hafi yabo ngo ni muzi, ntabura babiri, batatu bava mu Budage, bava no muri ibyo bihugu bituranye n'Ubufaransa, b'inkunda rubyino cyangwa bakiri mu bitotsi, bakaba baje kugira ngo bajye kurindagirayo cyangwa kurindagizwa cyangwa kwitemberera gusa, uretse ko nabo harimo abadufasha. Ni byiza rwose, shize nayo nababwiye ngo muzajyeyo, hanyuma mbaragira n'ahari, ni byiza rwose, ariko hari ikigomba kuvamo. Duha amakuru umunota ku wundi. Abo ngabo bandi mutazi mujye mubihorera, twe tuzajya tubaburira. Ariko yabasezeyeho Thomas Nahimana, yavuze ko ntawazongera kwaka amafaranga, n'andi magambo muzayamuhe cyangwa murorere. Ariko ibyo ngibyo n'ubushize yarabivugaga kugira ngo batere ubwoba. None je umunyarwanda yavuze ngo intebe y'ikinyomu yicaraho rimwe n'uyicaraho kabiri. Urabikora ariko igihe kikazagera. None arabona ko ageramiwe, arabona ko umushinga wa ferinze, ariko ntabwo wa ferinze akuyemo agatubutse. Kwiba abantu buri mwaka bizeza ibintu baguha amafaranga, ariko ntabwo agomba gukurikiranwa wenyine. Aba bitwa ba Macumi Odeta, ba Marine yongiye muri Amerika, cyakora hariya ho ni kure, ariko nka Lilongwe hano Malawi, hano hirya, abari Mozambique hafi aho, Lilongwe n'ahandi, Zambia, Zimbabwe, Macumi ntazabacike, Macumi Odeta. Cape Town biriya bayigaragura ubu ngo ni Mwemayire, ntazabacike. Ni Mayire ntabwo agomba kubacika. Ubushize yashatse kujya muri Canada kuri cya gicupuringo cya passport, byaranze. Ako kantu mwari mukazi se? Mwemayire shaka kujya muri Canada, uriya ameze nk'inshira, uriya muba mubona yigaragura aturagurika. Mwemayire niwe mvuga nyine, ameze nk'inshiri mu mwobo. Abagira ngo akange cyangwa avundereza ubuvunderi nyine nka yanshira, uwo yikanga ko agiye kumugeraho, ariko ni hahandi rusibiye aho ruzanyura. Aba bose ni igihe cy'umunsi gusa. Ibyo byose tuba tubireba. Ngayo nguko, reka rero mbifurize ibihe byiza. Byari ngombwa ko mbibutsa kandi mbaganirira. Nahimana ati hari abashaka kumbamba, nanjye nti si ukukubamba, ahubwo bazakubaga bakugaburira ibisiga. Ibyo mubwira kandi nawe mubwiye nti Thomas, igihe kizagera bakubagira ibisiga. None yabyivugiye nawe yabyimiye ko hari abashaka kumubamba. Ubwo rero simvuze ngo nabamba,